ariko ewana akavuga ati no ntago dushaka umuntu uri Boy, gutekereza thank you. uri gushaka gutoneka abantu ese oya dufite kuganira na Jay dufite kuganira na Jay noneho tukazakora icyo kintu imiziki uyu munsi iri gukorwa niyo guhurura tu simplement bakaba bamushungereye akagira ngo yatwitse sha abana bwonga ari trending induru zavuze abana bakavugiza bakamuvugiriza induru akumva ni impundu umwana wa mama ese ni ikibazo ariko byibuze nk'ubu ngubu ngewe iyo mbona mfite abantu nk'aba ngaba ubundi se bariya bajura baba bashungera sha mwana uretse gushungera n'ubundi wa mugani ngo n'amafake akatekereza ariko kuba umuntu ni umuhanzi nakubwo ni umuhashyi ariko afite account 20 sha mwana wa mama account 20 Ubusabwira ko batarimo bari kureba hano harimo abari kureba ibyo urimo bo abenshi absolutely barabizi ariko ngewe ko ndi umuhanzi ndi umunyabugeni ntari umuhashyi yeah exactly ntabwo bazibagirira ibyo nabakoreye Rusizi abari bahari Musanze n'Igisenyi ku mazi bazaba ari nkiri umuhungu mvuga ati mazabaze ariko ubu narakanzwe nsigaye mvuga ati nibereye igikoko ntoragura ibigori kugira ngo batange abaha ibitero biremereye mwana wa mama yeah ariko fire hari indirimbo zaba batavuga nk'izindi ujye umenya zari abahanzi bandi zose hafi ya zose ese ubundi nkunda bingana iki aho nuri nkunda hamanuka gusa iyo story yo bita Malayika iyo ni ya ntuza ariko iyo ni ya Bruce Melody na cyatsi kibisi na ntuza na Green P ubundi yatangira indirimbo yitwa Malayika na Malayika Suizi Malayika ya Green ni story iri successful ni succession ya story imwe nyine tu story iri successive uga hari wazikanda kombe bukuyemo yongiyo n'umukobwa ndiyo ni Malayika once upon time bebe mwitaga Ange umva n'umundi Malayika wala yamukubita bingana iki yahise amukubita indi bita noneho ngese uzihangana urabona muri cyagiye noneho uri muri 26 7 8 ngiye tayari cyo gena ngiye kujya gukora mucaka handi nyine utangiye kuba desespero uvuga se wallahi baby none wazategereza kweli ndacyaharura inzira zigana huri ariko mbabazwa nuko nta kiri mu rwuri ariko iyo ati ya Green murayizi ze thank you ku bigori uri kutwokereza ibi bodaboda bari kutwokereza ibigori ca niko ari kwandika kohereza ibintu ati ya Green yo ni yindi emera fireman byatarejeje umva rero buriya nabaye umugaragu we kabisa nabibonye abaye umugaragu we wumve ngo ifa yo abyumvishije fireman ibintu ni uburyohe kabisa uri umuntu w'umutaramu cyane uburyohe ni ukuvuga ngo ewana uretse Freya wanjye ubu ngubu na Sasha ndi kumubaramo imfirizone nyinshi cyane wana n'ingeri thank you niyo nsenga beze ntabwo ugomba gukorosinga nta ngeri si n'imfirizone nyinshi cyane ndi kubona abafana mwuzurize 25 ewa buriya ushaka twigendere bimeze niko umuhungu bita Fasasi wamuvuga iki Fasasi nagabaho uriya ariko ngiye n'ubundi mba ndi kubabwira kuri original kubera ko nzi ko muri abahungu kubera ko kwanza nta nonge wabo ariko bwa muri ba databuja mwande misobeze ko ndi umugaragu ndusha amaboko wese ariko nanjye wonyarusha urabyinagaza abagomba kuba ari umucakara ahubwo ni nkuko nanjye nanga abakenesha ko nanjye ngewe ikintu nyine kitambo ntabwo nagitanga tu ariko ikintu nabasha gupevera ninde mwana w'umuntu utagipevera voilà Fasasi rero uzajya utinya umuntu utanywa umwoto shumi utanywa inzoga habe
namumenye abe na droge nimwe nibyo nabwiye umuhungu Embassy ndakumva uretse wumve wamwumvise umuhungu ujya umubwira ngo nzane nkaho bidahagije kubyumva ijoro ryose urumva ku bwa kera tukiri n'abahungu tugira icyaye noneho njyewe n'imikandara yanjye nyimanitse ahantu none natangira kwimukamuka bro umukobwa wibona ijoro ryose ari vierge n'irindi umwaka 2-5 ariko se Fire utabeshe koko ni ukuvuga nta gikoresho na kimwe ajya afata uriya mukoboyi ariko se Muhire nta na kimwe mana Muhire yo iyo ambwiye kumuhamagara ngo tumucunaguze mubwira ngo iki kumara kamenshi mubwira tumuhungu ntacyo haza umubaza 20 ku munsi ariko kandi arakoze cyane ariko hari nimero ya Fire muri screen Sande ndakwizera boss Muhire mise nemera oya Fireman kuba bikonfirmye ngewe ariko n'ubundi DPG nagiragaze hano tumukandira akanyenyeri nicyo kintu nari nshaka urumva weho bitegure n'ubu uri tayari n'ubu uri tayari utagiye gucuna urabone n'akandi kantu kamuraburi uvuga ngo urumva abahungu tuba tunatandukanye urumva kubera ko buriya ndi n'imbobo urumva ko mbana nakandagiye no kuri wa musozi w'agahinda nacishijwe bugufi aradrenal puissance urumva urakoze cyane bro arakwabayiga batabikozwa buriya DP ari so genius byatari ku buryo nago yaciringana n'ikigo nyine tout simplement tu urakoze cyane ariko ngewe je peux même se faire un imbécile pourquoi pas byanwara iki ako se navuze ngo iki Muhire ariko Muhire njya mbabwira ngo iki wenda ngiye umutekereza ko Jay umva ngo Fireman ngenda bikonfirma ngo Jay namufanaga kuva kera urumva Fire mu bantu nafanaga wowe Riderman na DPG ngiye nibo bantu nakuze bro nemera kabisa na Buddha ku munsi w'imperuka buriya Buddha kuri Bulldog ku munsi w'imperuka bro ku munsi w'imperuka bizaba bimeze bite iriya ndirimbo papa narayicurangaga ikavamo wongera nkayitangira urumva sasa urumva diplomate we impamvu mubona n'itsimba nyine adashaka n'iki njye nigeze no gukata amatike hari abantu kiba cyaranarenze urumva hari abantu kiba cyaranarenze avuga ati ariko none hari igihe yigeze kuza kuririmbira ahantu muri za Gicumbi urumva za Gicumbi za Byumba njye wari gukata amatike gutya muri za kera cyane ndi gukata amatike umukobwa icyo yaje yambaye jumper hari jumper zari ziharawe zimwe zigira mask ya hano imbere umuhungu rega kugira ngo uzabone face ye biragoye yaje yambaye jumper bro ifunze kabisa hano imbere zimwe zazaga zifite mask hano y'umweru imbere iriya jumper ifunga imashini nyine ariko ikabifite ahantu urebere bro yaraje akubita kuri stage arinda soza atarafungura ngo abantu bamubone ahita anacomoka yanakubise nk'iminota 30 ahita agenda urumva ubwabyo Muhire ndakumva uwo muhungu namubwiye tuzi Fireman twavuga ruzisigiranye oya Jay Fireman ngiye kuba confirmye kandi urumva n'umuhungu babanye ibihe birebire umva ni wa muhungu yewe nge tuba turi kumwe nawe sibyo ariko Jay wazamurara poete bana yama video menshi yo kuri office bari kumwe n'umuhungu ariko umuhungu wibeshe ukanagaragaza ikirenge mutabivuganye ndagaswera mama yahita guhena no ni uko nakora ntago abazongera kukwitaba bihita birangira kado Fireman yakubwiye ntago ajya aganira n'imbesire buriya rero buriya nawe ni umuntu arahagera akabikibwa akabicyana nk'igihe nuko nawe uyizi ko hari ahantu ugera ugafera abantu bakanze cyane kandi hari ahantu ugera ugatora ibigori ntabwo muzi ukuntu duca bugufi iyo tugeze imbere iki kuri nsengero uvuga ngo iyo muje igikondo murubama Jay wazamuye poete abayo uretse ariko
ubwabyo kuba muba mudaciringa cyane hari ukuntu umuntu nyine nawe ubona ebana uburyo iyo muje igikondo abahungu iyo baje igikondo barubaha baca bugufi ukabona nyine ntago uri bumujye kumuzeyuka tu kuko ntago yakwifunguriye n'ubundi nawe nyine uka respecting icyo kintu ariko nawe hari aho agera agafunguka uko biri kuko nta muntu twese tugira kamere ariko aracyatuye hari igikondo hamwe bita mu rutoke nyagituye simbizi simba nshaka no kubimenya ariko se uyu muhungura zamura desire uzamura Mr. Desire ni sa mbona hari Mr. Desire hasa ya Desire ngoyo hano arimo kwandika mu muzamura nta kintu kiri kunshimisha nko kubona agapote ari hepfo umuhungu wa muzika muhiwe ni gushimisha cyane Mr. Desire yora welcome bro aho hari nimero y'umusaza muri screen hari buri kimwe cyose uramwemera nabi ariko vayo yarabizi namuhaye Grammy mu mutima wanjye mwibwire ubwenge uzi ngo bazi iby'amadini bazi stories zakayo yaringagara irenze inasoresha ifungo ryayo rubanda rw'iyo minsi rwirahiragaza kayo amanzi mufata mwumvise umufana wenye waba yarafashe n'imirongo 9-2 bro iyo ndire muri 9-2 wallahi ishamwana va yarabizi namuhaye Grammy mu mutima wanjye rwose oya va yari hejuru bro ararenze Abanyarwanda bagitsinda munsi y'igitanda shamwana ngo ni 9-2 no taifa 9-2 wara ni nka sirenge niyo kuvuga nkora niyo mu gihe cyashize cyacyo narengeze 9-2 design nari numva ubwo turaduha muri 90s Abanyarwanda batsimbaga munsi y'igitanda bagitaba mu mbere bataba munsi y'igitanda akoboye b'igikondo bakirgira ibenga ubu ngubo bakabakabana kwa gasuku Jay babaye amasake no barya ngo uri gushimishwa n'iki muri comment papa no kubona agapote naho hepfo nakiza nkacyo mana yo mwijuru umunsi yazamutse nawe chapa nuzayifunga urumva ntago wazana fireman aha ngaha ngo uzane abantu baba idiot nka kuriyo urumva ni nko kuba ugiye gusuzuguza umuntu bro araje avuga ibyo bintu by'ubudage ibintu by'amapanci n'ibyo ntago babikwiye kabisa sometimes tugira umuntu muri twebwe ntacyo ukoze kabisa ariko uretse ko ngewe buriya ngewe rwose narabirenze uze ni ngewe ubwanjye ndi igitutsi ubwo se ni ikihe gitutsi wantuka koko no JB yarashaka kuvuga wenda ntago ndi gushaka kuvuga ibya rapote yarashaka wenda nko kuvuga hari ukuntu umuntu mubaza ikibazo nyine ndabyumva wamusubiza yagusubiza agasubiza bitandukanye n'ikintu cyumubajije mbese ukumva ntago muri kuri page hari n'ukuntu umuntu anazeyuka ko twese turi abantu ntawe utagira defo cyangwa se n'akantu waki wanyuma urumva ahubwo akaba ariko yashaka gukura urabona ari ukuntu abanyarwanda tureba akadefo ngese kanakore muzi kwangiriya ngabwe kugira ngo wumvikanishe ko muziranye ngo nandi kubagurira byari nibyo njyewe rero